mu nyubako zirenga 20 zigize Kremlin, ingoro ya Perezida Vladimirovich Putin w'Uburusiya. Inyubako ndende muri zo ni inzu y'umweru yigaragaza cyane yitwa Ivan the Great Bell Tower, ifite uburebure bwa metero 81, ikaba urusengero Perezida Putin n'abandi bategetsi bakomeye mu Burusiya basengeramo batiriwe basohoka mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ni urusengero rwitiriwe mutagatifu John Climakus. Ni inyubako yuje ubwiza butagira ingano, ariko yubatswe mu myaka ya kera cyane, hagati yo mu 1505 kugeza mu 1508. Ibyo birasobanutse, ahubwo igitangaje n'ukuntu abakozi bakora amasuku i Kremlin ndetse na bamwe mu barinzi barinda ingoro ya Perezida Putin w'Uburusiya ni kenshi bagiye bumvikana bavuga ko hari ukuntu bajya babona ikintu runaka kidasobanutse gihagaze hejuru ku gasongero k'inyubako mu masaha y'ijoro, kandi icyo babona kiba gisa nk'umuntu uhagaze usa nk'uri gucunga umutekano cyangwa ufite ikintu runaka ari kwitegereza, kandi ngo aba yambaye imyenda yijimye. Ibi n'abaturage basanzwe barabivuga bagiye babasha kwegera Kremlin, ngo bagiye bakibona kenshi ndetse kenshi gashoboka, ariko nibabyiteho bakagira ngo ni umusirikare wa Putin. Nyamara ukuri guhari ni uko atari umusirikare, kuko ku manywa nawe uba hari, no mu gihe hari urumuri nta kintu kiba gihari. Abahanga bavuga ko icyo naho gihuriye n'imyuka mibi, ahubwo ngo ari ibyitwa optical illusion, gusa nk'ubona ibidahari. Ngo ni urumuri rw'amatara y'i Kremlin amuri kumwe mu barinzi b'ingoro ya Perezida Vladimir Putin. Igicucucucu cye kikagaragara hejuru y'inyubako bitewe n'uburyo haba hatuje, hasa nk'ahari umwijima. Abaturage bakibona bakagira ubwoba, kuko ngo icyo baba banabona kinyeganyiza. Kuba cyaba ari igicucucucu si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko hari igihe icyo gicucucucu kitagaragara, kandi umusirikare atigeze yimuka n'amatara urumuri rwayo atigeze ahindagurika. Ni ibiki bibera i Kremlin kwa Putin bidasobanutse? Turacyatembera mu mujyi wa Moscow, ni mu Burusiya. Iki ni igice cya 3 cy'ikiganiro. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku isi yose hari abantu barenga 125 bakoresha urubuga rwa YouTube, atari ukureba video z'abandi gusa, ahubwo barengaho bakabyaza YouTube umusaruro. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga 4 miliyoni aribo bakoresha internet mu buryo buhoraho, kandi mu banyarwanda 100 bakoresha internet, muri bo 2 cyangwa 3 baba bafite imiyoboro ya YouTube. Ibi twita YouTube channel. Bivuze ko mu Rwanda hari abantu batunze YouTube channel bari hagati y'ibihumbi 98 kugeza ku bihumbi 147 cyangwa se barenga ntawamenya. Ni benshi kurenza uko wabikekaga, kuko abantu kurikirana kuri urubuga rwa YouTube b'abanyarwanda urabizi neza ko ari bake. Nanjye nuko tuzi bake, abandi benshi bisa nkaho bizabasaba imbaraga nabo ubwabo bataramenya uko zingana. Uyu munsi mu Rwanda mu bantu bakorera ku rubuga rwa YouTube binjiza agatubutse kurenza abandi. Hari amahirwe menshi ko YouTube channel zabo zigenzurirwa cyangwa zaturutse ku muryango w'abitwa Mufasa bagize cyitwa AC Social Media Management Agency. Aba batinzwe no gukanda buto yo gukora YouTube channel, ahasigaye mu minota itageze mu isaha ikaba yamaze kugira abantu bayemerera kuba yahembwa. Mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe gusa, YouTube channel zabo ziba zinjiza amafaranga barirwa muri za miliyoni. Ibi n'aba content creator bo mu Rwanda benshi batatinyuka no kurota. Iki ni cyo gihe ngo utandukane n'abakugurisha abagukurikirana b'amarobo badateze kureba ibintu byawe. Muri ACSMM iwacu ibitekerezo bibyazwa za miliyoni. Uratuvugisha ukatubwira ko ukeneye ko tugukorera YouTube channel cyangwa ukeneye YouTube channel yo kugura, ahasigaye ukibonera ibitangaza. Tunazamura imbuga zindi nka Instagram, X yahoze yitwa Twitter na TikTok, yaba kuzamura aba followers, like, comment n'ibindi nkabyo. Nicyo gihe ngo wagura imikorere yawe kandi wunguke bihwanye n'uko ukora. Hamagara cyangwa wandikire ACSMM aka kanya kuri nimero yabo 07 98 35 45 76.
twitwa Mufasa, abatumenye baratwirahira. Kwa Perezida Vladimir Vladimirovich Putin i Kremlin mu murwa rwagati wa Moscow, kuba hagaragara ikintu nk'iki kidasanzwe kitazwi nk'umuko yacyo, by'umwihariko kigagaragara ku gasongero k'inzu k'imwe mu nyubako zigize Kremlin, nta nzozi mbi zirenze zo ku basirikare bamurinda. Ubyumve neza ko mu masaha y'ijoro rwagati bariko zo ku gasongero k'inyubako ya Ivan the Great Bell Tower haba hafunze, nta muntu uba wemerewe kuba yahagera, kuva ku musirikare mukuru kugeza ku mukozi ukora amasuku mu ngoro ya Perezida Vladimir Putin. Kumva ko rero hagaragaye ikintu runaka nk'icyo ngicyo ku gasongero k'inyubako, abarinzi ni kenshi bazamukaga bihuse, bagera hejuru bagasaka ntibagira ikintu babona cyangwa umuntu babona. Dore uko bigenda, ni ukuvuga ngo iyo hari ukwezi mu masaha y'ijoro, urumuri rw'ukwezi rumurika inzogera y'urusengero, ibyo bikarema igisa nk'igicucucucu cy'umuntu uhagaze hejuru ku gasongero k'inyubako ya Ivan the Great Bell Tower. Uko umuyaga unyeganyeza umugozi w'iyo nzogera, akaba ari nako wagira ngo icyo gicucucucu cy'uwo muntu kiri kwinyeganyeza, ariko gake gake bidakabije. Kubera ko ari inyubako yubatswe kera, bigatuma hari abatekereza ko uwo yaba ari umurinzi ufite aho ahuriye n'imyuka y'umwijima. Muri izi nyubako za Kremlin harimo ingoro yahoze ari y'umwami Ivan IV Vasilievich w'Uburusiya, wayoboye Uburusiya mu myaka yo 1500, akaba umwami wa mbere wabaye muri izi nyubako zigize Kremlin. Ingoro yabagamo yitwa The Place of Facets, irashaje kuri rwa rwego rw'uko yubakishije imbaho ndetse n'amabuye gusa. Mu masaha y'ijoro rero, igihe ibintu byose biba bituje, hari abarinzi barindaga ingoro y'umwami mu bihe byashize, bavuga ko bajyaga bumva imirindi imeze nk'iy'ibirenge by'umuntu uri gutambuka muri za korodoro y'iyi ngoro, imbaho zigasa nk'izikaka nk'aho neza neza ari ibirenge by'umuntu uri kuzitambuka hejuru, ariko baza kureba uwo ari we, uwo muntu bakamubura. Bamwe batangiye guhimba inkuru z'imihuha bavuga ko iyo yaba ari roho y'uyu mwami wabaga muri iyi ngoro, ngo igicucucucu cye kikaba kikiba muri iyi nyubako, ariko nta gihamya baba babifitiye. Hari n'ubwo abakozi bakorera Kremlin bajyaga bavuga yuko muri zimwe muri korodoro zigize Kremlin mu masaha y'ijoro bajyaga babonamo ishusho y'umugore wambaye ikamba n'ikanzu y'umweru, bikavuga ko uyu mugore yakundaga kugaragara mu masaha y'ijoro, akagaragara muri zimwe muri korodoro zijimye, cyangwa wakagaragara mbere y'uko haba ibirori runaka mu ngoro ya perezida. Abakozi bamwe bavuga ko ibyo ari impuha, abandi bakabyemeza bakanabihamya neza ko rwose basezeye akazi kubera iyi mpamvu, banabivuga bakagirwa abasazi. Ikindi kintu buriya gitangaje cyane kuri Kremlin ni uko ifite icyitwa Double Underground City, mbega ni umujyi wubatse hejuru y'undi mujyi. Ibi byanatangajwe n'abahanga mu bisigaratongo mu kinyejana cya 20. Ndabisobanura neza gutya: amazu agize Kremlin ariya tubona yubatse hejuru y'izindi nyubako zangijwe mu bihe byashize, kuko aba bahanga mu bisigaratongo bagaragaje yuko munsi y'ari amazu tubona babonyemo fondasiyo z'amazu ya kera cyane, babonyemo ubutunzi bwo mu myaka yo muri za 900, babonamo ibyumba bifite inkuta z'ibiti n'amabuye, byose biri munsi y'ubutaka bwubatseho ziriya nyubako zigize Kremlin kwa Putin. Bisa nk'aho izo nyubako zashyinguwe zikubakwaho izindi hejuru yazo, arizo zigize ingoro ya Perezida Vladimir Putin tubona uyu munsi. Hari amakuru avuga ko muri ziriya nyubako harimo n'ibyumba by'ibanga cyane utamenya ibikorerwamo, harimo nk'icyumba kitari ku ikarita ya Kremlin, ndetse ngo ni abantu bake cyane nabo ba hafi ya Perezida Putin bazi icyo cyumba naho giherereye, kuko ngo ni gito cyane kandi nta dirishya cyangwa umuryango gifite usanzwe. Gifite umuryango w'ibanga uri ahantu runaka mu gikuta, ku buryo utamenya ko rwose haba hari umuryango. Iki cyumba abakizi batarakibona bakita the room that watches everything, icyumba kireba byose bibera muri Kremlin. Ibaza ariko icyumba n'abantu bamwe na bamwe bakorera muri Kremlin baba batazi, bacyumva gutyo gusa nk'uko nanjye nyikubwiye. Nakumba gato cyane gakorerwamo ibintu bikekwa ko byaba bihambaye cyane bitazwi, gusa bikekwa ko mu bihe bya kera iki cyahoze ari icyumba abacurangiraga umwami bageragerezagamo ibyuma, abandi bakacyita ko ari abarinzi bose b'umutekano wa Perezida Putin bategurira utuntu twabo bitonze mu buryo bw'ibanga. Mu gace ka Siberia ni mu Burusiya, ariko hanze y'umujyi wa Moscow hari ikiyaga cyitwa Baikal, kikaba ikiyaga kiri ku buso bwa kilometero kare 31,722. Ubyumve neza ko iki kiyaga ari kinini kuruta ibihugu byinshi ku isi birimo n'u Rwanda, u Burundi, u Bubiligi ndetse n'ibindi byinshi bito bito.
Ikiyaga cya Baiko nicyo kiyaga kirekire ku isi hose mu burebure bumanuka bugana ikuzimu, kuko gifite ubujyakuzimu bwa metero 1642. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza uburebure bukubye kabiri inyubako ndende ku isi hose Burj Khalifa iherereye i Dubai muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ikiyaga kirekire gusumbya imisozi myinshi ifatwa nk'ahari miremire bikabije, ndetse kikaba kibitse 20% kw'amazi meza yose ari kuri iyi si nzima dutuye. Ninkubwira ko iki kiyaga kidasanzwe, ubyumve neza ko koko kibitse 1/5 cy'amazi yose y'isi ashobora kuba yanyobwa atiriwe aca mu nganda. Ni amazi menshi kurutari mu biyaga byose biri ku mugabane wose wa Amerika ya ruguru byiteranyije. Wibuke Canada nayo ibarizwa mu majyaruguru ya Amerika kandi ifite ibiyaga birenga 200,000, ariko byose niyo byakwibumbira hamwe nibyabyara amazi angana nk'ari muri iki kiyaga cya Baiko. Ndetse ikirenzeho, iki ni nacyo kiyaga gikuze kuruta ibindi byose ku isi, kuko ibarwa ko cyabayeho mu myaka irenga miliyoni 25 ishize. Ni ikiyaga gifite amazi meza akeye kuri rwa rwego rw'uko iyo ukirebeye hejuru uba ubona hasi kure cyane. Ubyumve neza ko mu bihe by'ubukonje aya mazi aragenda agakonja, akagagara, akaba brafu, ariko ibonerana cyane nk'ikirahure gisanzwe. Ni ikiyaga kibamo inyamaswa zidafite ahandi ziboneka ku isi hose nk'izitwa Baiko seal, utunyamaswa duto dufite imirizo imeze nk'iy'amafi ariko dufite amaboko nk'ay'utunyamasyo, tukagira umutwe nk'uw'imbwa ariko ntitugira amatwi, tukagira ubwoya nanone bujya kumera nk'ubw'imbwa. Hari uburyo kuri iki kiyaga hajya humvikana amajwi atangaje cyane ameze nk'ateye ubwoba, cyane cyane ariko akumvikana mu gihe aya mazi aba amaze iminsi yarafatanye yarabaye blafu, igihe none izo blafu ziba zimeze nk'iziri kumenagurika. Ikiyaga cya Baiko bitwara amasegonda gusa kugira ngo ikirere cyaho gihindure isura, n'amazi ubwayo akarakara ku buryo ngo hari igihe rwose abagicamo bari mu bwato buto buto butari bunini bihagije baburirwa irengero bya burundu. Kandi iki kiyaga bitewe n'uburebure bwacyo kugeza n'uyu munsi ntawe urabasha kuba yagera ku ndiba yacyo. Bikekwa ko hasi ku ndiba y'iki kiyaga haba harimo ubuvumo bwagiye bucukurwa n'igitutu cy'amazi, cyangwa se hakaba harimo ubwoko bw'inyamaswa bitazwi neza ko zaba zikiriho kugeza n'ubu. Ibaze ko iki kiyaga gifite umugezi umwe gusa usohora amazi muri iki kiyaga, bituma uyu mugezi hari abawita ngo ni umukobwa wa Baiko, Baiko's daughter. Baiko ni iki kiyaga turimo. Hari ubwo abagicamo bavuga ko ngo iyo bari mu rugendo babona imbere yabo ubwato busa nk'uburi ahantu mu gihu, bahasatira ubwato babonaga bakabubura. Muri aka gace n'ubundi ka Siberia ni naho hari agace kitwa UBUKONJE. Ni umujyi muto cyane wamamaye kuko ariho hantu hambere ku isi hose hakonja kuruta ahandi umwana w'umuntu ashobora kuba yaba. Ni agace karimo ubukonje kagira ubushyuhe buri ku kigero cya -50 kuri 70 munsi ya zero. N'ubukonje bukabije ku buryo guhumeka biba byegereye kudashoboka kuri rwa rwego rw'uko ubu bukonje nk'ubu bugagaza moteri y'imodoka zikagagara bya burundu, kereka gusa moteri bimaze amasaha 24 yaka. Ibaza ariko ahantu haba ubukonje kuri rwa rwego rw'uko no gutera icyuma umuntu biba bimeze nko kumukubita inkoni kubera ko uruhu ruba rwaragagaye bikamera nko gutera icyuma ibuye. Abatuye bose baba baragiye bubaka amazu afite ibikuta bigari byo kurwanya ubukonje, ndetse birirwa bambaye ibikote bigerekeranye. Ndetse nubwo hakonja gutya ibintu byose bikorwa nk'ibisanzwe nk'aho ngaho utuye uburyo mubayeho. Ubyumve neza ko muri ubu bukonje abana bato cyane biga muri za gardienne barabyuka mu cyakare bakoga bakajya kwiga nk'ibisanzwe, bakagenda mu bukonje bwagaza moteri z'imodoka nk'aho nta cyabaye. Abaturage bahatuye bashyushya amazu yabo bakoresheje amakara n'inkwi cyangwa se ibyuma byagenewe gutanga umwuka ushyushye mu mazu. Kimwe mu bituma hakonja cyane nuko ari mu bice bikonja cyane bya Siberia, kandi hakaba kure cyane y'inyanja kuri rwa rwego rw'uko nta mwuka ushyushye ubasha kuba wahagera, kandi hazengurutswe n'imisozi gusa ibituma umwuka ukonje wirirwa muri aka gace ntubashe kubasohoka mu giturage. Nyamara nubwo bimeze gutyo abahatuye ntacyo bibatwaye habe na gito. Akenshi iyo havugwa igihugu cy'Uburusiya uzumve neza ijambo Siberia ni rimwe mu magambo agaruka kenshi. Siberia ni iki? Uburusiya ni igihugu kinini ku isi hose, ariko igice kinini cy'iki gihugu gisa nk'ikigaruwe n'ubukonje bwo ku kigero cyo hejuru. Ibaze ko 3/4 by'Uburusiya bigizwe n'icyitwa Siberia. Siberia na hose hari ubukonje bukabije mu gihugu cyose cy'Uburusiya, hangana na 75% kw'iki gihugu. Ni ahantu hanini cyane, ariko kubera ubukonje hibera bangana na 20% kw'abaturage bose b'iki gihugu cy'Uburusiya. Ariko ni agace gakonja cyane ku kigero cy'ubushyuhe bwa -40 kuri 60 munsi ya zero. Ni ahantu hashira igihe kinini cy'amezi hagwa urubura. Ariko nubwo bimeze bityo, Siberia ni nini kuri rwa rwego rw'uko ifite ibice bigiye birimo amashyamba kandi manini cyane, ikagira ibice birimo ibiyaga, kuko nk'ikiyaga cya Baiko twagarutseho mu bice byabanje kiri muri Siberia. Hakabamo imisozi myinshi ndetse na hamwe mu birango by'ubwiza nagereranye.
Igitangaje nuko Siberia ari nini kuruta igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuruta ku Burayi bwose bwibumbiye hamwe. Ni ahantu hagira ibihe by'ubukonje birebire biba bishobora kuba byamara amezi 7 ku 8 ndetse mu bice byinshi bya Siberia aha n'ubundi mu Burusiya nta bihe by'ubushyuhe bagira, umwaka wose uraza kwihirika ari ubukonje. Ibi byagiye binatuma abantu benshi bagenda bahimuka ku bwinshi ndetse hari naho rwose wasangaga igiturage cyose kimutse kubera ko batishoboye kubaho ubuzima nk'ubu ngubu bukonje. Kandi nivuga ubukonje utumva ka kabeho ka mu gitondo cyangwa nijoro, wumva imbeho cyangwa ubukonje bwanditse mu nyuguti nkuru kandi zitsindagiye. Hamwe abantu bahora bambaye amakote nk'atanu, furari nk'eshatu, ingofero nk'ebyiri, amapantaro yo ni wabara, ukongeraho bote mwimbere zitarimo amasogisi ahubwo zirimo izindi nkweto ntoya. Bikarengaho ahubwo no mu mazu bikaba ari nk'itegeko guhoramo umuriro waka w'inkwi wo kota gusa. Imbeho nk'iyi ngiyi iyo utabashije guhangana nayo irakugagaza ukagenda ukuma ikaguhitana bya burundu. Ibaze ko umuhanda muremure ku isi hose unyuramo gari ya moshi n'uwitwa Trans-Siberia Railway uri mu Burusiya uva mu burengerazuba ahari umujyi wa Moscow ukagenda werekeza ahitwa Vladivostok, ni mu burasirazuba bw'iki gihugu hafi y'inyanja ya Pacific. Ni umuhanda ureshya na kilometero 9,289. Ni ahantu harehare ku buryo gari ya moshi ko yabinyaruka kose ihagenda iminsi 7, icyumweru gifunze gari ya moshi itarabasha kuba yahagarara. Kandi iyo gari ya moshi ica mu bihe bigiye bitandukanye by'amasaha bigera ku 8 ibyitwa time zone, igaca mu mashyamba, imisozi, ibiturage, ikambukiranya imigezi ndetse n'imijyi igiye itandukanye. Ibaza ariko kumara icyumweru cyose wicaye muri gari ya moshi iri kugenda kandi utarava mu gihugu kimwe. Kandi nubwo haba ari mu bukonje bwinshi gari ya moshi irakomeza ikagenda nta kihagarika. Igitangaje uyu muhanda wose ugizwe n'umuhanda umwe gusa, nta wundi bisangira inzira. Kambisobanure neza mu buryo bworoshye. Ubusanzwe imihanda ya gari ya moshi yitwa railway, ibikoze ku buryo ibijya kumera nk'imihanda n'ubundi isanzwe kuko nayo ibasha kuba yakongerwaho indi mihanda yerekeza mu bindi byerekezo. Isibye ko kuri gari ya moshi itandukaniro ribamo nuko ho imihanda ibiri aho ihurira ibijya gusa neza nk'isangira icyerekezo kimwe, ariko nanone irindi tandukaniro ririmo nuko aho iyi mihanda ya gari ya moshi ihurira kugira ngo icyerekezo cya nyacyo gari ya moshi igifate bisaba ko umuhanda umwe usa nk'ucomokoka kundi, umuhanda umwe ugasa nk'uhambuka kundi ku kigero runaka ariko gito. Sa nk'utekereza aka kantu, hari amatara abiri, rimwe ryitwa A irindi ryitwa B, ariko buri tara rigiye rifite urusinga rwihariye ruzana umuriro w'amashanyarazi muri iryo tara rikabona kwaka. None izo nsinga zombi uko ari ebyiri zitanga umuriro w'amashanyarazi ku matara abiri zifite ahantu runaka zihurira hitwa switch, kubera ko ariho hari urusinga rukuru rw'umuriro w'amashanyarazi. Aha zihurira twise switch, si switch isanzwe yo kuzimya cyangwa kwatsa amatara, ahubwo ni switch igamije guhitamo itara ryaka niba haka itara A cyangwa itara B. Ibi switch iraza kubikora kandi bikore neza kubera yuko ari iri kugenzura ahahurira izi nsinga zose. Bivuze ko switch nishaka kuhaka itara B izarekura umuriro w'amashanyarazi uturutse mu rusinga rukuru maze se nk'ishomokora urusinga rw'itara A ku rusinga rukuru rw'umuriro, maze ku rusinga rukuru hasigara hacometseho urusinga rw'itara B gusa, ubwo itara B ari ryo ryaka mu gihe itara A rizimye. Ibi ni nako bizagenda mu gihe itara A ryakwaka itara B ryazimye. Iyi nzira yose isa nk'isobanura neza uburyo imihanda ya gari ya moshi ikora mu gihe ari ibiri ifite aho ihuriye, ibyitwa railway junction. Ibi ni nako biba ku muhanda myinshi ya gari ya moshi, ariko siko bimeze kuri uyu muhanda wa Trans-Siberia Railway kuko ari umwe gusa udafite undi ushamikiyeho. Ni umuhanda wamaze imyaka 25 yose ukiri kubakwa kuva mu 1891 kugeza mu 1916. Ariko ikibazo si icyo, hari ubwo mu rugendo rurerure nguru ku isi hose rukabaka mu birometero 10,000 gari ya moshi igera ahantu abagenzi bagatangira kumva amajwi y'ibintu bidasobanutse, amajwi asa nk'ateye ubwoba utamenya ngo nayibiki. Ndetse ngo hari naho rwose baca mu masaha y'ijoro gari ya moshi igaca hagati mu binyamaswa bitunzwe n'amaraso gusa. Reba hasi muri comment wandikemo ngo Uburusiya ibice bikurikira, kuko naha dusoreje igice cya 3 cy'ikiganiro. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.